N'umusore ukiri muto udahisha amarangamutima cyangwa se ngo yiremereze, aho ari ahora ari uwo ari we, agakunda n'abato cyangwa se agakundwa n'abato cyane, urubyiruko cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. N'utamuzi byonyine akimubona ashimishwa n'uburyo asabana, aho ageze hose wagira ngo abageze mu rugo iwabo kuko bamwakirana urukundo, urugwiro ndetse n'udushya dutandukanye. Umwana ukiri muto cyane akoze amateka akomeye ku isi, benshi amarira arimo aratemba atari ay'agahinda ahubwo ari ay'ibyishimo, ndetse benshi bakavuga ko babeshywe byinshi, none umwana nk'uyu akaba ari kubereka ukuri kubibera cyangwa se kubiba ku mugabane wa Afurika. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ninde cyangwa se ibyo ni ibiki? Umva gato aya marira y'aba bana. I've been watching Speed streams. Ati ushobora kuba uri kwibaza impamvu ndimo ndarira. Ati maze iminsi ndeba live stream za Aisha Speed. Ati mu by'ukuri ndeba urukundo bamufitiye, ndeba uburyo bamwakiriye muri Afurika, ndeba uburyo bitandukanye nuko hano muri Amerika biba bimeze. Undi ati babaginga baratubeshye, ntago ari uko twe tuzi Afurika. Ati bagiye batubeshya ibintu byinshi. Ati nibiratangaje. Speed izina rye rimaze kuba iridasanzwe mu matwi ya benshi. Hari abamwumvaga ndetse bakamukurikira bataramubona amaso ku yandi, ariko ubu yamaze guha umugisha bamwe mu rubyiruko bakoresha imbuga nkoranyambaga, guhura nabo bakaganira, bakerekana ibyo bashoboye. Uwagize amahirwe agerageza kwereka Aisha Speed icyo ashoboye, byaba ngombwa akamwisabira ikintu kimwe gusa. Bamwe bati can I have your blessing? Ese nabona umugisha wawe? Kuko hageze abantu babibona nk'umugisha. By'umwihariko uruzinduko ari kugira muri Afurika, uruzinduko yise Aisha Speed Does Africa. Benshi bamukurikiye, benshi babonye ibyo batari bazi kuri Afurika. Amazina nyakuri ni Darren Jason Waken Jr. yavutse tariki 21 z'ukwa mbere mu 2005. Bivuze ko afite imyaka 21. N'umwana ukiri muto cyane ariko afite ibitekerezo n'umuhate wo gukora byinshi. Imyaka ye afite mike nimubuza kuba umuntu udasanzwe cyangwa se kugerageza ikintu cyose, kandi ubona ko ari igiteye ubwoba. Natinya kubura ubuzima, dore ko muri we aba yigwijemo imbaraga kandi akumva ko nta kitashoboka. Yavugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azwi cyane ku rubuga rwa YouTube aho yerekana imikino itandukanye ndetse no kwereka abantu ibiri kuba ako kanya cyangwa se live streaming. Uyu mwana ntabwo dutinda ku mateka ye cyane, ahubwo reka twibaze uyu muntu cyangwa se Aisha Speed niki asigiye urubyiruko, cyangwa se niki ari gusigira urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga. Ibihugu byinshi byamukunze, by'umwihariko byo ku mugabane wa Afurika. Yahinduye isura yuko benshi bafataga Afurika, ndetse mu gihugu ari kujyamo cyose ari gusanga bamwiteguye mu buryo bwihariye. Udukoryo urubyiruko rukigaragaza, rumwereka ibyo rushoboye. Benshi amarira agatemba bakarira kuko babonye uwo bahoze bifuza, cyangwa se uwo babona ko bagira amahirwe yo kwegera bakaganira, bakamubwira ibyo bashoboye. Mu bihugu amaze kugeramo n'u Rwanda rurimo, naho yagiriye ibihe byiza. Ubu se tuvuge uburyo yakiriwe muri Angola, urukumbuzi rwinshi, urukundo rwinshi. Ubu se tuvuge uburyo yakiriwe muri South Africa, muri Zimbabwe se, muri Ethiopia, mu Rwanda se. Avuga ko mu bihugu byose yagiye, u Rwanda ari igihugu kidasanzwe, igihugu cyiza, gifite klima nziza, cyangwa se gifite ubwiza nyaburanga. Yahaririye ibiryo, yahanwereye amata, yarahatembereye, mbega yumva ubwiza bw'igihugu. Yatangaje ko mu bihugu byose amaze kugendamo nta gihugu kiruta u Rwanda, aho byari ibindi. Naho muri Kenya se, ubundi uyu mwana ubu buri umwe wese yatahanaga intego, yumva ko agiye kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga afite. Ushobora kuba ufite telefone yawe ariko mu by'ukuri ukabona nta kintu wayibyaza umusaruro, cyangwa se ukabona nta kintu kumariye. Ariko uyu mwana mu gutangira kwe, mu mateka nuko yatangiye afite followers bake, cyangwa se abona nta cyizere, ariko arakomeza. Ese ni iki tugomba kwigira kuri uyu mwana? Wowe wifuza gukora ibidasanzwe, ucibwa intege na benshi, ariko Aisha Speed ni urugero rwiza rwo kwereka ko utagomba gucika intege, aho ugomba gukora ibikorwa byawe bikivugira kandi bikakurenza imipaka, kandi nunabigeraho ntuziremereze, kuko Aisha Speed ari mumwe mu bana
bakora ibintu n'urukundo n'urugwiro kandi akaguma kuba uwo ari we. Ese rubyiruko, ni iki uyu mwana w'umusore yakwigishije? Bamwe mu rubyiruko rwo mu Rwanda ese natwe twabona content creator umeze nka Aisha Speed? Ese wowe urebye n'uwuhe muntu waha amahirwe ko yazavamo akagera ku rwego rwa Aisha Speed mu Rwanda? Ese imbuga nkoranyambaga tuzikoresha mu buryo koko bukwiye? Ariko nanone tugomba kumenya ko hari icyo Aisha Speed yasigiye urubyiruko rwo muri Afurika cyangwa se umukoro. Rubyiruko tugomba kubona ko imyaka cyangwa se ikigero urimo atari cyo kigena ibyo ugomba gukora, ahubwo ubushobozi, umuhate, icyifuzo n'intumbero byawe bishobora kukwandikira amateka ukaba umuntu udasanzwe. Umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, uyu ni umwanya mwiza wo gutekereza ku kintu kizima yasangiza abantu, aho kwirirwa atukana, asebyanya, akora ibindi byinshi bisubiza umuntu hasi, ahubwo akazana igitekerezo gishobora gutuma ibihugu, amahanga n'amahanga amureba cyangwa se akurikira ibikorwa akora bitewe n'uko byubaka kandi bigasiga isura nziza. Ibi ni ibintu Aisha Speed atweretse ko natwe twabikora cyangwa se nawe wabikora ukoresheje telefone yawe. Icyo ufite mu ntoki cyose wakibyaza umusaruro. Ayo mafaranga utakaza buri kwezi, mu by'ukuri ukora ibintu bidakwiye ku mbuga nkoranyambaga, wagashatse content cyangwa se ikintu kizima wahereza abanyarwanda, isi yose ikakubona, ikamenya ibyo ufite ndetse n'ibyo ushaka kugeraho, bihindura amateka y'ahantu, imyumvire ndetse n'ibindi. Ubundi ukaba umusaruro muzima, ukaba icyitegererezo mu mbaraga zawe, ubushobozi, umuhate no kudacibwa intege n'ibyo uri kunyuramo. Ngewe nitwa Ntagara Delphine, kanda kuri iyo nzogera, ukore like, share, ufollowing, urebe ibiganiro byinshi bitandukanye byubaka, by'urukundo, ubuzima ndetse n'ibindi bitandukanye.